uyu munyamakuru akaba n'umuyobozi wa ikipe ya Gasogi United, ngira ngo muramuzi ko n'ubundi asanzwe agaragara kuri TV1 na Radio 1, akaba ari nabyo abereye umuyobozi. Ngira ngo n'ubundi natekereza ko ibi byose ari we ubigenzura, ntekereza ko ari we management yacyo. Gusa yagiye avuga byinshi kubigendanye n'uyu Dr Ngirente waje gusimburwa kuri uyu munsi n'uyu nguyu waje kuba amujya cyangwa se amukorera mu ngata. Yavuze iki kuri aba bagabo, cyane ko amagambo ya KNC twagiye tubona ko aba naremereye cyane. Nabyo nje kukugezaho ugende umenya neza ibyo KNC yaje kuba agarukaho kuri aba bagabo bombi. Perezida cyangwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe ati ngaho komeza uvuge nanjye ngende numva ibyo uri kugenda uvuga. Gusa kandi mbere yuko nkugezaho ibi ngibi KNC yaje kuba atangaza kuri aba bagabo cyangwa yaje kuba agaruka kuri aba bagabo, ndagira ngo mbanze ngende nkubwira ibyo uyu nguyu Dr Ngirente waje kuba asimburwa kuri uyu mwanya yarariho wo kuba minisitiri w'intebe, ngende mbikubwira ubundi ngende nanakubwira ibyo uyu nguyu KNC yaje kubavuga kuri uyu munsi wa none. Nizere ko aya makuru tugiye kuri y'abana mo tukaza kugirana ku musozo wayo tukiri kumwe, kuko aba ari ingenzi, ni amakuru mashya kandi ni amakuru abagezweho. Ariko kandi reka mbwire na wundi ukigera kuri iyi miboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere akaba ataradusubscribinga, ubundi niyo nkunga yawe ugomba kuduha. Kora subscribe cyangwa se abone, ariko kandi ugende ukoze kuri karakantu kinzogera kugira ngo tujye turushaho kwibanira muri aya makuru tugutegurira buri uko bwije nuko ubukeye. Ngakomeza none ngira kumva kuri izi mikoro, nkaba nitwa Sharire OG umuhungu w'Imana. Nago dutinda, reka ngende nkugezaho ibyuyu wari minisitiri w'intebe ucyuye igihe cyane ko yaramaze kuri uyu mwanya kuva 2017 kugeza maginga ya, ntekereza ko n'ubundi ubwo manda ye navuga ko ari nkaho yarirangiye, kandi ntekereza ko ntako atagize pe. Mu bantu bazi abaminisitiri b'intebe bagiye bayobora, ntekereza ko uyu nguyu ari mu bagakoze neza, ubwo ndi kuvuga akazi cyangwa se inshingano yarafite. Uyu Dr Ngirente n'ubundi wari minisitiri w'intebe yashimiye Perezida Paul Kagame kubw'icyizere yamugiriye akamuha inshingano kuri uwo mwanya mu myaka 8 ishize. Avuga ko ari urugendo yakuyemo cyangwa se yungukiyemo byinshi. Byo nibyagiye rero bitangazwa n'uyu nguyu Dr Ngirente mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa X cyangwa se rumwe rwaze rwitwa Twitter. Uyu nguyu Dr Ngirente cyangwa se Ngirente yagize ati: nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, mbashimiye aya mahirwe mwampaye yo gukorera igihugu cyacu no kuba mwarampaye hafi mukanshyigikira muri urwo rugendo mwambereye icyitegererezo. Nzahora iteka nterwa ishema n'icyo cyizere mwangiriye. Ibyo ngibyo byagiye bitangazwa n'uyu muminisitiri ucyuye igihe, aho n'ubundi ngo yari afite inshingano zo kuba minisitiri w'intebe. Ubwo murabizi minisitiri w'intebe kera tukiga bajyaga batubwira ngo minisitiri w'intebe ngubwo abashinzwe ngo intebe zose ziri mu gihugu. Wowe rata unteza amatwi, niba ariko kera wabifataga jya muri komenti ubimbwire. Abantu benshi tukiga bajyaga batubwira ibyo ngibyo, cyane ko nyine twabihurizagaho nk'abana twabaga twiga cyangwa se duhuriye ku kigo kimwe. Kuri uyu munsi rero uyu nguyu perezida ubwo cyangwa se nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashyizeho minisitiri w'intebe mushya, akaba ari Dr Nsengiyumva, ubwo yaje kubasimbuye uyu Dr Ngirente wari umaze igihe ku inshingano kuva mu mwaka wa 2017 kugeza muri uyu mwaka wa 2025. Navuga ko ibi bintu byari isawa cyane. Uyu mugabo nawe rero reka ngende nkubwira ibye, ubundi ngende nanakubwira uyu nguyu KNC ibyo yagiye avuga. Reka mbaze nkubwire ibyo uyu nguyu Dr Nsengiyumva waje kubasimbura Dr
Edouard Ngirente. Minisitiri w'intebe mushya w'u Rwanda Dr Ngirente afite uburambe mu gusesengura ibyerekeranye n'ubukungu n'imari ndetse na politike y'imiyoborere. Mu bindi uyu mugabo yakoze harimo kuba yari guverineri wungirije muri banki nkuru y'u Rwanda BNR, kuva muri Gashyantare 2025 yabaye umujyanama mukuru mu bijyanye n'ubukungu mu kigo cy'Abongereza gishinzwe ibyerekeranye n'inganda. Uyu nguyu ntekereza ko ibi ngibi yabaye ubwo yaje kuba abijyamo kuva muri Mata 2016. Ndakomeza ngenda nkubwira n'ibindi kuko uyu mugabo nawe ntago rega buriya kujya mu mwanya cyangwa kuva ku rwego rumwe ujya ku rundi biba byoroshye. Ni nayo mpamvu nakunze kubabwira rya jambo ati ibya Yesu ni ku murongo, n'ibya guverinoma rero ni ku murongo, ni etape par etape. Ntago uzaba uri mudugudu nguze uhite uba gavana, ntago byakunda. Uyu Ngirente yanabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi kuva mu mwaka ubwo navuga ko ari kuva mu mwaka 2008. Uyu mwanya rero yagiyeho n'ubundi avuye ku wundi nkaho, ariko ntagiye kure n'ubundi iyi minisiteri yindi yararimo yari y'ubucuruzi y'inganda kuva mu 2005, aho ubwo yarayimazeho imyaka igera kuri 3. Dr Ngirente akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD yakuye ahangaha. Navuga ko iyi mpamyabumenyi PhD mu by'ubukungu akaba yarayikuye muri university iherereye ahangaha mu Bwongereza kuva 2011 kugeza 2015. Murumva ko uyu mugabo nawe ni intarumikwa, ntago yoroheje, kandi twizeye ko azagenda afatanya ndetse n'abandi bose kugenda bazamura igihugu, cyane ko twebwe ari byo tuba tugenda twiteze kuri aba bagabo. Tudatinze rero kuri ibi ngibi byagiye bigaragara ahangaha, n'ubundi tugenda tubona ko uyu nguyu ari we minisitiri w'intebe mushya, ahubwo ngubwo tugiye kugenda tureba gahunda ze uko zizakorwa muri rusange. Ngira ngo baba bafite igihe kingana n'imyaka 8 barimo bagigira nyine wa mwanya w'ubuminisitiri. Ubwo ngira ngo witwaye nabi nta kabuza uwo mwanya uwukurwaho, uwawugushyizeho yanawugukuraho. Ni nayo mpamvu bisaba kugira gute gukora ibyo usabwa gukora. Reka twigarukire kuri KNC. Uyu muyobozi akaba n'umunyamakuru w'iki gitangazamakuru ndetse kikaba na TV1 nk'uko musanzwe mubizi, ni TV1 no Radio 1 nk'uko musanzwe mumuzi. Uyu ni umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United. Uyu yaje kuba avuga ati wowe Dr Edouard Ngirente nibyo waratuyoboye, aka niko kanya keza rero ko kugira ngo uhe umwanya n'abandi nabo bayobore. Kuba minisitiri w'intebe ni byiza, ariko kandi biranaharanirwa. Ntago watuyoboye nabi, ndabizi bamwe muri mwe mwari mwiteze amagambo atari meza yaturutse mu kanwa ka KNC, ariko ndababwira ko atari ko bimeze. Yakomezaga avuga ko mushingiye ku miyoborere agenda abona ku munsi wa none ibintu biri kugenda birushaho kugenda bijya mu buryo. Bityo rero ngo reka twizere ko n'uyu nguyu Ngirente waje kuba ahabwa uyu mwanya w'ubuminisitiri azagenda akora inshingano ze nk'uko bikwiriye. Ariko kandi yakomeje anagira ati nuko mugenda mushyiraho iyo titire cyangwa se iyo CV y'umuntu, ariko abantu benshi ngo baba bashaka iki uriya mwanya wo kuba minisitiri w'intebe. Bityo rero ngo niba ugize amahirwe ukahabwa uyu mwanya, ubwo ndi kukubwira amagambo agiye atangazwa n'uyu KNC ati biba byiza iyo utirebye wowe ubwawe ukareba inyungu z'abanyarwanda bose muri rusange ndetse inyungu z'igihugu, ukagenda ureba ibyo wakora cyangwa se ibyo ushobora kugenda uhindura muri politike cyangwa n'ibyo wagenda wongeraho ku byagiye bigerwaho. Ubwo reka twizere ko byibuze
uyu muyobozi waje kuba ashyirwaho na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atazigera adutengwa cyangwa se we ngamutengwa, hakaba ari nabyo byaje gutuma uyu nguyu avuga ati reka dukomeze kumwifuriza amahirwe masa. Ariko kandi nanjye reka nongereho iri jambo mvuga ni reka nizere ko uyu mwanya azawukoresha ibyo akwiye kuba awukoresha, adakwiye kubikora abikorera inyungu ze bwite, ni ukubikorera inyungu z'abanyarwanda bose muri rusange. Ngayo nguko ibyo niba byagiye bisohoka mu bitangazamakuru, nanjye ngenda mbikugeza ugenda usobanukirwa neza uko bimeze. Ngasiga ibitekerezo bya muri komenti, ubundi tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere, nkushimira nkubwira ngo baba wakoze kuntega amatwi. Reka tuze gusubira mu kanya, njye mvuga kuri mikoro nitwa Sharire OG. Asante sana.